kunyica ubu koko njye mara iki kigana yango papa wanjye ndamukumbuye we papa wanjye rwose nyene munako ngenda kwa bosi ko nsezeye jewe ndi busezere uyu munsi nzitahire jewe papa uramwana we namara uraho namahoro yo yego mwana wa wabaga se mwana we se wagiye ute reba cyaje nyine mugiye muti y'urugo rero nitanda Kigali waje ngajya kureba uko hameze niko kuza rero usanga ntagiye n'umuntu neza kuzi bataye ibyo umuntu w'umugabo koko ntabwo wibuka ntabwo ugibuka uretse kugenda ntabwo ugibuka umuntu w'umugabo koko ukangura biriya bintu ushaka ntabwo wibuka ntabwo ugibuka uretse kugenda ntabwo ugibuka umuntu w'umugabo koko ukangura biriya bintu ushaka ndi umuyobozi wawe oya uretse kugenda niwe ndikubwiye ntabwo ndikubwiye Gahana imbaraga kamwitsinda ariko nahaga ari bunyere kabisa n'amaguru nayo gitera cyo n'ubunyobwa sha n'ibintu yankoze reka ze sha muretse noneho reka nze ahubwo nkwereke akanutsimba ahanga araza ndahita mufata mu mashini ibintu yankoze n'ukuntu yari agiye ku we ikibazo cy'inzara we ubu inzara koko yanyishe ubu papa arabizi papa mbaraga wambyaye koko bazi ko inzara yanyishe nakomana ubu koko nzabigenze baba we ukuntu papa yankunda akibana na ntabwo nakagombye kwicwa n'inzara none ibyanjye birarangiye pe turagushimira wowe ukurikiranye Hakizimana TV Imana ikomeze kubaha umugisha icyo rwose ntabwo nagihereza nkurikije n'inzara afite iki cyo ndakirya rwose ntabwo ushobora kugiheza wapi umuntu w'umugabo koko ntabwo wibuka ntabwo ubyibuka uretse kugenda ntabwo ubyibuka umuntu w'umugabo koko ukankora biriya bintu ushaka ndi umuyobozi wawe oya uretse kugenda niwe ndikubwira ntabwo ari ndikubwira uribuka ibintu hamwe ntabwo ubyibuka ubuse mukorere iki sa mukorere iki koko none se nagize urangiza unsigare ugende sha none se umuyobozi wawe ari we twari none se ko nari nkwatse amafaranga yanjye hari ikintu nari nkwashe inyiturano n'iriya ko mudugu njye nakada wagira ngo ni igikeri cyahaza amazi ugatinyuka koko ukantari ukagenda ubuze wari uzi ko tuzabagira ngo ko mudugu njye urandenganya ndakurenganya iki none se ko nari nkwatse yanjye
warangiza ugafata umwanzuro nk'uriya. Ntabwo ubyibuka se mbikwibutse. Ubu se njye wagufunga none ko mbifitiye ubushobozi. Umudugudu se mufiteho mufunge? Noneho nkujyane ku kagari cyangwa ku murenge. Se wambabariye. Cyagiye kutambabariye se. Ko nari ndi kukwaka yanjye. Kuko nta soni ugatinyuka ukankora biriya bintu ari njye umuyobozi wawe. Uzi wari uzi ko tutazongera ngo duhure. Nta soni rega uratinyuka neza amaguru nk'ay'igitero urayashyira mu muhanda wagira ngo ni igitero kivuga ko ni ubunyobwa bw'abantu. Uzi ko tutazongera ngo duhure. Ariko njye urandenga nari ndi kukwaka yanjye kandi wari waranyambuye. Noneho ufata umwanzuro wo kunkora biriya. Uzi ko nabonaga wanyambuye kandi nta kundi nzabona. None se kandi urabizi ndanakubaha mudugudu ndanakubaha. Oya ngiye ko duhuye gukorera iki? None se nkuri mwiki basi ngo mwishyure? Nakwatsa yanjye uri kunyakanga. Ariko warabimukiye. Siko rero wabibanje. Wowe wabibanje. Noneho nanjye reka mukore nk'ibyo wankoze twishyurane. Yewe? Reka mukore nk'ibyo wankoze noneho twishyurane. None se ugiye kunkubita? Ugukubita ibyo byonyine ntabwo byaba bihagije. Ntabwo byaba bihagije kuko ibyo wankoreye birenze kunkubita. Dore uriya modoka. Sawa shaka. Rero uzagaruka. Nta kibazo cyagenda. ubu koko papa ibi ngibi arabizi, ubu ngubu arabizi, ntabwo abizi, ubu ngubu papa arabizi, ntabwo abizi rwose, njyewe ndiyitwa, ngiye gushaka uburyo nigira mu cyaro. Ariko mana yanjye, ubu ngubu biri kumva papa arabizi, ntabwo abizi, ngiye gushaka uburyo nigira mu cyaro, kuko ngiye gusanga papa tukiri kumwe, ntabwo ibi byajyaga bimba. Urabona ngo genda ry'ibigori, ariko mana inzara nimbi rwose, inzara nimbi igihe ntabwo nabyemera. Ubu koko ngenda birambiwe rwose, ndabirambiwe. Reka ngiye gusanga papa wanjye tubane kandi ndabizi tuzabana mu mahoro. Njye nibaza n'icyayi cyatumye muta ngo ngiye kuragira inka z'ikigaye ngo haba amafaranga. Ubu se kuko ndiyahuza ibigori. Mama, njyewe igihe cy'imbabaza ni kimwe. Ubu papa wanjye araho yabuze umwana we, nakabatekereza umwana we, naho njye ndi mu kwiyahuza ibigori, narashonje ndenda gupfa, kandi ubu ngiye mu cyaro nta nzara yanyica. Ubu koko ngiye murabona iki kigo papa wanjye ndamukumbuye we, papa wanjye rwose ngenda mushaka. Ngenda kubwira bosi ko nsezeye jyewe, ndi busezere uyu munsi nzitahire jyewe. Ewa, sijui abana maji kumpa. Ewa, sijui watu marusu neza. Ubu koko papa wanjye ndamusanga. Ewa, turi watu nda. Papa wanjye musanga, n'ukuntu nari mukumbuye. Yewe we, turi watu hariya neza. Eko rero birashimishije kuba nageze muri quartier y'iwacu. Ewa, reka sijye ndi bubone mugeze. Ewa, yewe. Asa kubabu. Amakuru mashyama. Ntabwo twari duherukanye. Yababa we. Waburiye he? Jema mimi chise wamenya mba ndeye ko nageze Kigali ngahita ngafata amana. Ase ubi Kigali? Wana je ni home. Ariko nyine tu. Tugera mu gacucu ngire neza. Yababa we. Niko. None se iyo ngiyo uri mu biti mwana. Wana je reka ngubwire. Burya igihe nakiraga i Kigali, njye nahise mbona akazi mu ruganda rwa telefone. Yebaba we, reka genda. Jewe nsigaye nkora kuri mashini mfata telefone nka. Yewe. Ewana, genda yikora byaranze. Oya umva baburetse. Je noneho nkora telefone ugasanga ku rwego rwo hejuru. Byose n'amashini byose murashobora gukora. Mashini noneho ngo ntiwabuza abahaka genda hakinga noneho byo. Genda sikora. Umva uzandangira akazi gute koko? Okay, reka nkubwire cyo hano sansa. Urumva? Jewe reba muri ya quartier
urabona n'ubundi naje nyene nageze ibya ruto naye nagomba haba we okay no ahubwo njye ningerayo urumva genda mpanze ngere kuri papa mugereho nyine urabona nyemba nitwaje ni bag umusaza ntabwo akora gucanga bakano wakintu kantu nyine byo urumva ko nyine niyo nakazana nzanya kwa papa gusa mwana gusa njye nta kintu uri bumarire mwana nawe nacyuje ni mugoroba ndaza kuza kubona gute kubona gute ariko nyine tu nta nimero zawe nari mfite komeza wanze umbaza amakuru y'ahantu nari umva yeba ako reka ngaruke inyuma gatoya ngo bikigali ewana Kigali ndose nubona no kono narebe cyangwa hari masoro ewana masoro mu cyanya cyane nta nubwo ndanagerayo ariko reka mubaza ko ukorera amafaranga na gutyo ugakora ibintu bingana gutyo amafaranga menshi cyane nose kwa kintu nta n'inkweto zifunze ufite koko reba ukuntu waje wambaye cyangwa wenda imyenda mizima washyize mu ibaga wambara iyo ngiyo umva se je banze nyumve pe banze nk'umuvandimwe ndabizi tu kandi wabizi we tujya duhana ndabizi urabona jewe je nari ndi mu kiye nkajya kujya gusura papa nyine kujya mu rugo noneho uburi buke ngende umutipe twabanaga mwana aranye ye babwe yarakwibye se ibintu byose arabijyana ne reka nkubwiye pe cyo kumwanga njyewe iki cyatumye nambara bodaboda urakibona ni iki nyine urabizi kariya kazi kukabamo ni uguhora wambaye inkweto zifunze nanjye rero nabonye ngiye gukora urugendo aho gato ubwo se ushaka kuvuga noneho ko ari ukugira ngo uruhuke amaguru se nyine urabona bodaboda ariko uraje n'umuhanga wakoze bodaboda ndamwenda urabona amano yanjye yahumetse urabona yari yarahinamye iyo ugurana n'utumasayi ndabere wenda njyewe urareba nubwo wenda ndi mu cyaro urabizi narakubiswe byaranze ariko uramba nambaye akamasayi nawe nyine ngombwa ngo renza ako kantu nyine ni ibingi wakinye nyine ako sha umuhungu wambaraga uru wambaraga koko pe ndemeye ubwo ngubwo uhise unyemeza icyaha neza urabinyemeje ngo kugira ngo amaguru aruhuke koko na papa umwana wambaraga amakuru ni meza urabizi ko mutari mumerutse nanjye nyine nari nagiye i Kigali nyine urabizi jewe nari ntekereje ndavuga ateka njye kumureba nari nanamukumbuye cyane wamuhamagayira papa nyine namuhamagaye ntaga nawe kunzi ko atajya yicara mu rugo yego ariko nyine ibintu se muzana iki se tangaza wikora okay banze ngurugero rwaho nakoraga kugira ngo nubona no fone iyi telefone urayiroza nanjye papa rero cyane niyo mushyiriye se niyo muzane sere kujyanye n'agacupa ariko ndabizi imbaraga agacupa ko nako by'amazi byaramunaniye oya genda kize kandi na papa nawe nzamukiza ndabizi kandi uvuye i Kigali ko gutambeshyera i Kigali no wagiye kuragira inka ahubwo se mbaza ngo ukora iki oya ibyo gukora we si ngombwa ndimo ndakubona agasashaho ariko bura dufitanye n'ikibazo papa wawe papa se nuri umwajyanye ikibazo rwose buriya yambwira nayo ubushize twahuriye ahantu mu kabari ambeshya icupa nimba uyu munsi ari burigure nizere ko iryo wamupangiye nanjye harimo iryanjye okay ntugire ikibazo nimba nacyo cyabateranyije na papa n'ukuntu ugenda nzi ko muri inshuti njye noneho nawe ndakakwemerera jewe ndaza kubicaza hamwe mbunge mwese umuntu w'umugabo jewe ndaza hano rwose hano ibi nyine nose harimo n'imyenda se oya hano izi ni telefone nzanye harimo mashine ntabwo wasimenya nyine ubwo nabyo ndaza kubikwereka ndi kumwe na papa papa buriya njye nari nanamukumbuye ntacyo yari agukumbuye nawe ntabwo muherukanye wanagiye uragenda umarayo imyaka myinshi njye nicyo cyatumye mugatinze ndebe papa gutyo nyine agenda umurebe iyo umwana buriya agiye gushaka amafaranga aragenda akayashaka ariko akavuga ati reka nyaruke njye oya ahubwo njye nanarengeje urugero njye narayagwiriye amafaranga yo ndayafite menshi cyane
ubwo nizere ko washatse abantu ariko nyine bagutwaza uza aho. kureba papa uza nimugoroba Eh, uza nimugoroba aya masaha ntuze kuko n'igihe tuba turi kumwe muramuganira nimugoroba. wa nawe aragukeneye kubera ko ntabwo muherukanye akeneye ko muganira ukamubwira n'amakuru y'aho wari uri n'ibyo ukora niko bimeze kuko n'impanuro ziwe urazikeneye papa nyine urabizi umubyeyi nyine cyabereyeho nibyo kabisa nta icyo ngicyo kibazo cyo ndacyumva ndaza nko mu ma saa 12 nta kibazo kabisa oya ntacyo urakoze ubwo nanjye ndagiye kuvuye Kigali ndabibona pe ariko mu by'ukuri sinzi akazi akora udukweto se abanyakigali bambara gutya akazi kurabizi nyine nkora nk'abandi bakire bose i Kigali izi nkweto nk'izi ko mbona ntaho zitandukanye n'izi zanjye se wa musore ariko reka mubwire papa wanjye njyewe ubundi nuko ajya Kigali bandi baza bambaye inkweto zifunze reba na hariya Beze. ibibazo Ntabwo nyine uzagera i urabizi Kigali. kubera akazi nyine dukora hari inkweto Aho mukora mu nganda ufitemo uruganda noneho se? njyewe inkweto zandyaga zikandya cyane none nekereje kujya kureba papa ndavuga ati reka ngende nambaye bodaboda amano abashe guhumeka nyine ubwo urabyumva si uko nari nyine nambara bodaboda ariko byumve ko neza izi nkweto ni na nziza ni nziza neze ko buriya gihe umuntu yibaza ku kintu mbona no mu cyaro twambara gutyo rwose bivuga ngo mu cyaro ni abantu bose nese abantu si tubibamo ariko urwaye ibiki ko mbona wigira gutya buri kanya inkweto ni uko Oya, mwakomeje mbona kwibaza ku ninde nkweto ziri kukurya? zanjye. cyangwa nibyo abanyamugi niyo ntuza y'abanyamugi Ese uyobewe kabiri y'abanyamugi iyo ni kabiri nyine yacu ariko nyine nizere ko nyine tuwakora Nishe ndabona na saa sita ziri hafi no kugera ntahe njya kureba icyo narya ikintu nafata ariko ubu nzagumya guhinga njyenyine nzava abahu kumira rwose Papa, mwana wa Ramaramba uraho ni amahoro nari ngukumbuye yo yego mwana wa wabagaye se mwana we se wagiye ute reba cyagiye nyine ugiye munsi y'urugo rero nitanga ageze i Kigali wajyaho nkajya kureba uko hameze niko kuza rero usanga nagiye n'inkono nayitaye kuziba wataye ibiryo kuziba niyo murase mwana wanjye ugenda uriye rwose nyine njyewe numvaga ngiye akanywa muri paradizo ntazongera gusa nabi kuko wabagaye hese nyine rwose papa nyine njyewe naragiraga inka noneho wumve noneho n'ikintu cyambabaje ubu se mwana wanjye njyewe ndimo nza nashe nyine nahuye na wa muhungu reba ya nshuti yanjye twajyaga tuzana mu rugo duhuye aramfata ati se muhungu wambara araguvuye he reba rero ko naragiraga inka birancanga kugira ko nakoraga nyine mu ruganda rwa telefone nakoraga amashini na telefone nayo ifite mabwaka ari wowe nyizaniye yego we none wanga guseba nanga guseba mwana wanjye wumve noneho twahuye ntawe udaseba uburyo nawe twahuye nawe nuko namubeshye nyine nawe atariko icyambere nuko njya kuri papa ubu bwo ari mudugudu mu kanya araje Nyakama avuga ngo umuhungu wanjye yaje nese ubu noneho ndibakuserereza ubu bwo waje nyine amayoga baraje ba Nyakamayoga nyine na wa muhungu yambwiye ko ari buze nimugoroba wa muhungu kwa Sebanane yambwiye ko ari buze nyine ubwo nacyo ese nawe ntihamurambe nawe haramurambe amaherezo araza kugenda nawe mfite amafaranga akabona nkaba nabuze uko nabivura urumva ibyo simbijyamo mwana simbijyamo nyibwira iyo mwari muri se mwari mumeze mute nyine papa nanjye nyine ndebye ubuzima atari neza nawe ati reka njye kuri papa ariko baragira uratinda nyama namufashe mu bintu nawe nyoko urabizi uko byagenze nuko nawe nukamuvuga igihe nahise nanamuvaho nawe nagashiki kawe sinzi aho kaba ntako mujya mubona yapase dushakishe mushiki njye ndamukeneye utagira ibindi bintu mbwira tutaramubona shaka mushiki wanjye njye ndamukeneye ibyo byihorere mwana uramuvuze bitamubona njye rero ubu numvaga akayibuze nkamubona byihorere nyine byihorere mwana wanjye papa nyine nta kundi nari mbaye mu buzima bubi bunarenze uko nari ndi uti ngo waragiraga naragiraga niba urasabonaga bigenda
kahise karopa kugenda n'ubona waje ukiyicara aha ngaho uragira ugahinga inka kanywa amata urabona ameze nashizemo dore rwose agapira urakazi kandi ni kakandi ni kakandi wakuye umukiri inshuti y'amazi yarakamara ngo ati mwana wambaraga uzagende wibereho nanjye nyine mitambakirikana nyabigumira inaha nayo nta kundi naje igumira inaha mwana gufasha guhinga ariko se papa ndibuka no guhinga ko reka nze ndebe ko ntabyibuka uzahinga aranoroshye tuzahinga ahantu noneho cyenirwaga nahira ibiki nyine ko nta kundi n'awanjye we ntacyo ariko ntazicika ariko turazinduka ese ujya guhinga asanga uzinduka asanga ngomba kuzana mu murima nkagufasha none se agakapu se wagashyize nyine ndaje mbona mu rugo harafunguye ntagati burimo kuko nyine nikiri igikapu mu nzu nawe gatereka niyo kwa buri ruguru niko kuza nyine uravuga utereka mureberaho rwose pe nari ngukumbuye nta kibazo ariko Imana ishimwe ubwo nkubonye nyabuna genda utoragura iriya myumbati ujyane mu rugo tugende nta kibazo reka toragura aho hepfo hari utwumbati nari nagize dutahe nyabo. turagushimiye wowe ukomeje gukurikirana Hakizimana TV. Turakwinginze dufashe ukore kuri subscribe, iyo nkunga yaduteye inkunga ikomeye kugira ngo nawe ubashe kugumya gukurikirana ibiganiro dukunda kugirira kuri ino channel yitwa Hakizimana TV. Urakoze cyane, iteka ukomeze kubagabira imigisha uko bukeye n'uko bwije, mukora kuri subscribe kandi mukora no kuri share musangiza n'abandi. Murakoze cyane, ibihe byiza.